Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze aho muri hirya no hino. Uyu munsi tugiye kugaruka ku izina ry'umunsi nk'uko hari bamwe muri mwe mwabidusabye. Izina twabahitiyemo uyu munsi ni Jean, ubwo ni igihe ryiswe umwana w'umuhungu kandi riri mu Gifaransa, ubwo rishobora kuvugwa nanone nka John, Giovanni, Gianni, Hans, Jano, Jens n'andi menshi bitewe n'ururimi wahisemo kuryitamo umwana. Hanyuma ntabwo bisigana n'igihe ryiswe umwana w'umukobwa, ubwo twavuga nka Jeanne, ubwo ni mu Gifaransa, Jane, Joanna, Jenna, Gianna ndetse n'andi menshi atandukanye bitewe nanone n'ururimi wahisemo kuryitamo umwana. Hanyuma rero muri iki kiganiro turavugamo inkomoko y'iryo zina, ubusobanuro, imyitwarire yabo y'abaryitwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Ntucikwe. Ndashimira cyane we wamaze gukora subscribe, uri umuntu w'ingenzi w'agaciro kuri njye. Hanyuma nawe niba uri mushya nguhaye ikaze, ntuze kugenda udakanze subscribe kugira ngo winjire muri community yacu ya Asvedas Empire, kandi turagushimiye cyane ko wemeye kubikora. Twihuse rero ku nsanganyamatsiko yacu, iri zina rya Jean cyangwa se Jeanne cyangwa se Jane, John bitewe n'uko wahisemo kurivuga, ni izina ryiza cyane ryakunzwe mu bihugu bitandukanye, mu ndimi zitandukanye, ryagiye ryitwa n'abantu benshi ndetse no mu gace kacu ko muri East Africa naho hari abantu benshi bitwa iri zina. Akaba rero ari izina rikura inkomoko yaryo mu Baheburayo cyangwa se ikaba ari izina ry'Igiheburayo, rikaba ryaragiye rivugwa mu ndimi zitandukanye bitewe n'uko n'ahantu rigeze. Iri zina rero akaba ari izina ryamamaye cyane mu Bakristo mu gihe cy'isezerano rishya. Akaba ari izina ryamamaye kubera abagabo babiri bakomeye cyane muri Christianisme cyangwa se mu Bukristo, ari bo Yohana Umubatiza, wa wundi wabatije Yezu, ndetse na Yohana intumwa, wari intumwa ya Yezu. Aba bagabo rero kubera bitwaga iri zina, ryabaye izina riri popirere cyane mu bantu batandukanye ndetse rigera n'iwacu mu bihugu byacu. Ni izina rero risobanura ngo Imana irababarira cyangwa se Imana igira imbabazi. Akaba ari izina rishobora kwitwa abana b'abakobwa nk'uko twabibonye, cyangwa se rikaba ryakitwa abana b'abahungu bitewe nanone n'ururimi uvuga cyangwa se ururimi wahisemo kuryitamo umwana. Aba bantu rero bitwa aya mazina ni abantu beza cyane, barangwa no gukunda abantu, barangwa no kwita ku bantu n'umutima wabo wose. Ni abantu bagira ibanga, ba bantu ushatse kugisha inama, ba bantu ushatse kwegera ngo babwire ibyawe, ni abantu bagira ibanga udashobora kubyumva hanze cyangwa se ngo bongereho ibindi bintu. Ni abantu bo kwizerwa, ushobora kwizera ukagira ikintu runaka mukorana wumva ukeneyemo umuntu w'umwizerwa. Ni abantu b'abanyamurava mu kazi, bakunda akazi cyane bakakitangira, ba bantu badashobora guhaguruka mu kazi babona ko hari ibitari kugenda neza, babona ko hari ibitararangira, akaba yakitangira, akaba yanakararamo ariko akagakora akakarangiza. Ni abantu rero bakunda akazi cyane, ni abantu bumva abandi, ni abantu b'abanyembaraga, kandi ni abantu bakunda abantu bisanzuraho, kandi ni abantu babizerwa cyane nk'uko twabibonye haruguru. Aba bantu rero bitwa aya mazina ni abantu bakunda
amabara akeye cyangwa se bakunda ahantu hakeye hasa neza. Aba bantu bakunda ibara ry'umuhondo cyane cyane cyangwa se ibara ry'umweru cyangwa se n'andi mabara akeye agaragara, ya mabara mbese aba atijimye. Aba bantu rero bitwa aya mazina bizihiza umunsi wabo ku itariki 24 z'ukwa gatandatu. Aha ngaha biba bivuye kuri Yohani Umubatiza. Hanyuma bashobora no kwizihiza umunsi w'izina ryabo kuri 27 z'ukwa 12. Aha ngaha ubwo biba bivuye noneho ku ntumwa ya Yezu ariyo Yohana. Ubwo rero abitwa aya mazina twizere ko mwaryohewe no kumva iki kiganiro no kumva aya mateka y'izina ryanyu, kandi dukomeza kubifuriza ibihe byiza, dukomeza kubifuriza kugira amahoro, kugira ibyiza byose mwifuza. Ndabashimiye rero mwese abakurikiye ikiganiro. Duhurire muri komenti, ba Jane, ba John, ba Gianna, ba Giovanni n'abandi bitiriwe iri zina, mutubwire ko ibi ngibi imyitwarire yanyu koko ariyo mufite cyangwa se mwaratandukiriye. Hanyuma namwe mwifuza ko hari izina tuzavugaho, namwe duhurire muri komenti. Ndabashimiye cyane, ndabakunda, naho utaha. Bye bye.